Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza ku bijyanye n'uburwayi buvurwa n'umuziki cyangwa se umwuga w'ubucuranzi n'ibindi bigendanye nabyo. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Idini y'Ubuislamu ni idini yuzuye kandi yorohereje ikiremwa muntu, igiha ingurane kuri buri cyo yaziririje kandi inategeka inasaba umuyisilamu ko igihe agiye gushaka ubuzima n'amafunguro abinyuza mu nzira iziruye kandi yemewe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma by'umwihariko mu bijyanye n'uburwayi, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama nkuko tubibona muri hadithi ya Bukhari, aho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ivuga iti inna allaha lam yaj'al shifa ummati fima harrama alayha, ati inyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ntago yigeze ashyira umuti wa umma yanjye mu byo yaziririje, kubera ko aho ngaho haba harimo ukunyurana, harimo no kugongana mu mategeko, aho Ubuislamu butegeka kwivuza hanyuma bukanaziririza icyaziririjwe. Ntago nyagasani yafata umuti ngo awushyire mu cyo yaziririje kandi wa wundi urwaye ategetswe nanone kunywa umuti no kuwukoresha. Ahangaha nanone muri hadithi ya Salama radiyallahu anha nuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama yamubonye arimo akora inzoga yakorwaga mu itende agira ngo ayihe umwana we wari urwaye. Hanyuma intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam nanone imusubiramo ya mvugo ivuga iti inna allaha lam yaj'al shifa ummati fima harrama alayha, ntago nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yigeze ashyira umuti wa ummati Muhammad muri bya bindi yaziririje ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ahubwo nyagasani yagiye atanga imiti nkuko abigaragaza ko nta burwayi na bumwe buhari usibye ko bufite umuti wabwo. Ushobora weho kutawumenya, nanjye sinkumenye, ariko ntibibujijwe ko uhari. Ushobora no kuba utaramenyekana ariko urahari, ariko ubusanzwe iba izwi. Ikibazo gusa ni ukugera kuwuzi, bityo ntago bikwiye ko umuyisilamu agarukira icya haramu n'icyaziririjwe ngo kugira ngo yivure uburwayi arwaye. Ibyo ngibyo ntago bimuha gukira, ahubwo byongera uburwayi afite muri we, kubera ko no mu yindi hadithi, muri hadithi za Muslim radiyallahu anhu rahimahullah, kuva kwa Tariq ibn Suwaid al-Khadrami radiyallahu anhu, avuga ko yaje ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama amubwira ati yewe ntumwa y'Imana, mukuri aho duturuka dufite umutobe twenga, ariko ni umutobe usindisha. Uwo mutobe udukiza zimwe mu ndwara. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iramubwira iti la, iti muramenye nimuhave ntimukawukoreshe. Aravuga ati inna dhalika laysa bishifa lakinnahu da, iyo ngiyo ntago ari ugukira, ahubwo ni ubundi burwayi bwiyongera mu mubiri. Biraguhagije ko uburwayi bushobora kuva ku mubiri nk'umubiri bukajya mu idini yawe. Ibyo ngibyo nubwo ngubwo nibo bwaba ari bubi kurusha kuba umuntu yarwara igisebe cyangwa se akarwara imfunira cyangwa akarwara ikindi icyo ari cyo cyose, icyo cyamwica cyangwa se akagikira bikaba ari ku buzima bwe no ku mubiri we. Naho aramutse agize ugushidikanya mu idini ye, ibyo ngibyo nibwo bwaba ari uburwayi bubi cyane, kubera ko aha ku isi ahaba ajurajura, hanyuma akanahaba ari mu gihirahiro, yarangiza kandi no ku munsi w'imperuka akazajya mu muriro kubera ubwo burwayi yagize, cyangwa se akaba ari mu gihombo gikomeye cyane. Bityo umuvandimwe n'umuyisilamu akwiye kwivuza ku byaziriwe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ntago nyagasani yigeze ashyira umuti mu miziki, yewe nta nubwo kandi yigeze ashyira amafunguro ya ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama mu byaziririje ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Ni nkuko nguko nushaka kwiga wese agomba kwiga ibyaziriwe na Allah subhanahu wa ta'ala, akirinda ibyaziririjwe, kubera ko kubyiga byaraziririjwe no gufungura umwe mu miryango yo kubikora, nkuko na nyagasani yaziririje kwiga uburozi n'ibindi byose mu bya haramu. Ni nkuko nguko n'umuntu atemerewe kwiga umuziki. Wallahu ta'ala a'lam.